Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajya bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo, nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira. Yarayitagatifuje, ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza, kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana, nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore w'aba yikunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobewe se ko turi ingingo z'umubiri we? Nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akifatanya n'umugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo akunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubaha umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana.
nuko abafarisayo babaza Yesu bamwinja batese byemewe umugabo yasinda umugore we ku mpamvu ibonetse yose. Arabasubiza ati mwasubiye kuva mu ntangiriro kureba yabaremye ari umugabo n'umugore, kandi ko yavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bityo rero ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntabwo kitandukanye. Baramubaza bati ariko se n'iki gituma Musa yategetse gutanga urwandiko rw'isenga mbere yo kwirukana umugore? Arabasubiza ati ni umutima wanyu n'ibidashoboka watumye Musa abemerera kwirukana abagore banyu, ariko si ko byabuze. Naho njye babwiye ko umuntu wese wirukanye umugore we uretse iyo babanaga bitemewe n'amategeko kandi akazana undi abasambanye. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Urabasingizwa Kristo. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Twishimiye kuza gushyigikira abavandimwe bacu muri iki gitsina gasheri bagiye guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Mbere y'uko mbabwira ibijyanye n'isakaramentu ryo gushyingirwa, tubanza tugatura akaririmbo. Murabinyemereye? Zaburi bibaho bishaka utamumirwa urukundo, Urane maso agabiro maso gacana icyanzu. Urakomeze mukaze n'abansaba ariko kandi nanone ndagamo umukoro bari na marembe. Igihe umunsi w'uyu twigisha abageni, ariko twibagirwa yuko hari n'abandi bafite inshingano. Bari na marembe, mwaba muzi kuririmba, mwaba mutabizi, uko muzaba mureba kose uzagerageza abageni mujye mukabaririmbira nibuze rimwe mu kwezi. Muzabishobora, nibibananira muzaze bafashe, mujye mukabaririmbira mubibutsa yuko urukundo rwabo rugomba gutsinda ibintu byose byaza bishaka gusenya. Mujye mubibutsa. Irindi rero barasheri, namwe mugiye guhabwa isakaramentu ry'ugushyingirwa. Mugiye guhora iteka muzirikana yuko umunsi umwe kandi mugiye gusezerana muraba umunsi umwe, muraba umwe.
ntabwo muraba mukiri babiri nk'uko Yesu Kristo amaze kubitubwira mu Ivanjiri. Abafarisayo bari begereye Yesu bamubaza bamwica, ni ukuvuga ko bari bazi igisubizo ari bubahe, yewe nabo bari bagifite. Bamubaza bamwica bati ese niba umugabo yasenya umugore ku mpamvu ibonetse yose? Yesu Kristo arababwira ati nta mpamvu n'imwe, nta kintu na kimwe gishobora gutuma umugabo atandukana n'umugore, kuko Imana yabaremye ari umwe. Umugabo n'umugore ni umwe, icyo gituma umugabo azasiga se na nyina akizera umugore we bakaba umubiri umwe. Kubera uyu munsi rero mugiye kuba umwe, nta kintu na kimwe kigomba kubatandukanya. Umunsi umwe yigeze kwigisha abageni, kuko ntabwo nduzi ku cyo baza kubagiye kubabwira, nigeze kwigisha abageni uko bagiye gushyingirwa, babwire ko nta kintu na kimwe kigomba kubatandukanya. Ndangije mbere yo kubashyingirwa baganira aho buri wese niba uboreye mugenzi we icyo yumva adashobora kwihanganira, uburyo aramutse akigukoreye wahita umusiga ukagenda. Ubona batangiye guhurerana, kandi nari maze kubigisha ko nta kintu kigomba kubatandukanya. Rero nawe wasanga ari uko nguko, wasanga Eric atangiye guhura arashaka ati iki ngiki sinakihanganira, arashaka guhurira Eric ati iki sinakihanganira. Uyu munsi turabasabwa kugira ngo buri wese ahore azirikane ko nta kintu kigomba kubatandukanya. Ariko ibyo ngibyo ntabwo murabyishoboza, ahubwo bishoboza n'Imana. Nk'uko ubukwe bwanyu, nk'uko urugo rwanyu rutangiriye hano mu Kiliziya, mujye muhora iteka muzirikana yuko Yesu Kristo Imana ariyo igomba kubaka rwanyu. Mwumva neza, Imana niyo igomba kubaka urugo rwanyu, nta kintu kigomba kubatandukanya. Nange barasezerana, yaba mu byiza yaba no mu bibi, yaba muzima cyangwa se arwaye, mugomba kwihanganira. Ibyo mugomba kubizirikana, mugomba kwihanganirana yaba mu byiza no mu bibi. Igihe rero tubisezerana nabyo ukagira ngo hari ntabwo tubizi, yewe ntitugereke n'Imana ukagira ngo wenda ibyo uzihanganira ni uburwayi bworoheje cyane, ariko n'uburwayi bukomeye. Umugabo ushobora kuzagenda akamara nk'iminsi nk'ibiri atabuze mu rugo, nubwo ubwo burwayi bugomba kubwihanganira. Ibisubizo bizwi. Umugore wawe ashobora kurwara akamara n'amezi n'amezi, ugomba kubyihanganira. Ntabwo ari utuntu tworoheje tuba dusezerana, kuko tudusezerana kwihanganira mu byiza no mu bintu byose. Iminsi rero turabagize neza kugira ngo babahuje ubumwe mu rukundo bakomeze. Ugiye kuzagira icyo batandukanya, kandi igihe cyose buri wese amenye kwihanganira mugenzi we. Kuri Pawulo ubwo yatubwiye mu ibaruwa yandikiye Abanyefeso, umugabo ugomba gukunda umugore wawe n'umugore agakunda umugabo we, kandi mukihanganira muri byose. Nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye kandi akayitangira, kuko namwe mugomba kwitangira. Umugabo akamenya kwitangira umugore we, umugore akamenya kwitangira umugabo we. Yesu Kristo hambere yatwitangiye hehe? Ku musaraba, hariya amanitse. Niho hambere yatwitangiye. Nawe iri kugomba kwemera kujya ku musaraba, urashobora kujyaho. Umusaraba ni ukuvuga iki? Kuvuga bya bindi byose bishobora kuza bikaguca intege, bishobora kuza bikabahungabanya, byose ugomba kubyakira kandi ukizera yuko uzatsinda. Kuko na Yesu Kristo ku musaraba yarapfuye ahamba, ariko nyuma yarazutse. N'ubuzima tugasingiza Imana kuko Kristo ari ubuzima. Noneho ujye wizera yuko nyuma y'umusaraba ari ugutsinda. Nyagasani rero wabahuje, kandi Nyagasani uyu munsi ugiye koza amasezerano y'ugushyingirwa akomeza agufasha. Nyagasani ni kwitangira mugenzi we kugeza n'uko ushobora kumubwira. Hari umupasiteri wigeze kwigisha niba ari mu yandi madini n'amatorero, barira ibyo koko byabaye. Umupasiteri arigisha nuko arangije arababwira ati buri wese nazamura umusaraba we awemerera Imana, nazamura umusaraba we awereka Imana. Nuko umugabo wabatewe umugore we amushyira ku birere. Ibisubizo bizwe. Uri kumva umusaraba w'uwo mugore, w'uwo mugabo nako ni umugore we. Hari igihe umugore ashobora kubera umusaraba, hari n'igihe umugabo ashobora kubera umusaraba.
nawe ujye umuzamura umwereka Imana atari kumuzamura mu maboko, ahubwo ujye umwereka Imana mu isengesho. Buri cyumweru uze mu gitambo cy'Ukarisitiya ubwire Imana uti Nyagasani, nk'uko wamuje uriya mugabo cyangwa se uriya mugore, umunsi umwe tukiyemeza gusezerana imbere y'imbaga y'abakristo, tukabyereka imiryango, ndagusabye kugira ngo uri kumwihanganira, ndagusabye kugira ngo uvugurure urukundo rwanjye nawe, ndagusabye kugira ngo uvugurure umwana wanjye nawe. Nibyo byo Pawulo intumwa yatubwiraga ati mugomba kwihanganirana muri byose. Uyu munsi rero muzirikane ko kwihanganirana ari icya mbere kizakomeza urugo rwanyu. Umugabo akihanganira umugore we, n'umugore akihanganira umugabo we, byamworoherana kubera igitinyiro ufitiye Kristo. Nta wundi mubikorera, kubera igitinyiro ufitiye Kristo. Kuko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya ye, akanibera umutwe ukiza buri wese. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore bajya bumvira abagabo babo muri byose. N'abagore bajya bumvira abagabo babo muri byose. Hari ibyaje ubungubu bituma umugore yumvamo ashobora kujya hejuru n'umugabo akajya hejuru, buri wese agashaka guharanira kuba hejuru y'undi, guharanira ubumwe muri Yesu Kristo. Buri wese yumvire mugenzi we, buri wese yumvire mugenzi we. Pawulo intumwa rero yashoje agira ati nuko rero namwe buri mugabo ntakunda umugore we, nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe